Amahoro y'Imana nanone ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu munsi wa 234 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni umwaka wo kwambutswa n'Uwiteka. Ni igihe cyo gutera intambwe nsha uyu munsi. Zaburi ya 68 umurongo wa 20. Isomo ry'umunsi riravuga ngo himbaza ukwikorerera. Tubwiwe ikintu gikomeye cyane. Icyambere turagomba guhimbaza Uwiteka kuko niwe utwikorerera imitwaro yose, ni nawe gakiza kacu. Uwo nguwo afite ubushobozi buruhura umutima urushye, buhoza amarira wariraga, bukiza urwaye, buvana umuntu mu buzima bw'umwijima, buruhura umuntu imitwaro yose yari yikoreye. Niki cyamunaniye? Situwasiyo yawe ntabwo yamunaniye. Reka kwikorerere, rekeraho kuvunika, rekeraho kubura ibitotsi, rekeraho kubura ibyishimo, rekeraho kubura amahoro, rekeraho n'ukuri, rekeraho bihereze Kristo. Wikomeza kuvunika, w'icyo yatojwe kandi azi neza gukora. Ikintu ashoboye ni ukwikorerera. Uyu munsi ateze ibitugu kugira ngo uruhuke nawe, ahubwo icyo ugomba gukora ni ukumuhimbaza byonyine. Data, urakoze kubwira ihumure, urakoze kubwo kuba uhari, ngo ugire neza mu izina rya Kristo. Amen.